Niba ukunda inyama zo mu nda z'inka ukaba utazi kuziteka agaciyo, reka ngwereke ukuntu uzajya uzitekera zikaza ziryoshye bya hatari. Hano nazitekanye n'umunyigi byari biryoshye pe, reka mbere kuko nabitetse. Uratangira woza inyama nka gutya nabigenje, uzoze mu mazi inshuro nyinshi, nurangiza ushishureho ibyo utari bukenere, uzikate mu duce dutoya nyine nka gutya. Nazibishije mu mazi arimo tangawizi na tungurusumu na seleri iminota nka 30. Mu gihe biri gushya nkata igitunguru, poivro, urusenda, inyanya ndetse na tungurusumu. Nizimara gushya za nyama turazikuramo, dufata amavuta ku ipanu dukarangemo igitunguru tuzishyiremo. Urazikarangana na tungurusumu ndetse n'urusenda, nibimara gushya ushyiremo inyanya nka gutya, nurangiza uvange nk'abashefu, ushyiramo utuzi duke. Inyanya nizimara gushya nka gutya, ubona zigiye gushya nyine, ushyiramo tomato paste. Twayikaranzemo nayo imaze gushyamo gake, dushyiramo amazi, dushyiramo umunyu, dushyiramo ka magi, dushyiramo royiko mucuzi mix kugira aka gasosi karibuzemo gake kaze gafashe. Twashyizemo na poivro zacu twe twakase, maze turavanga neza, tuba tubishyize ku ruhande. Turafata igitoki n'umunyu mu mazi, maze tubibize nabyo nibishya, turebe niba byahiye, duhite tubimashinga dushyizemo poivro twakase nka gutya, maze byamara gushya tukabitegura. Urabona ko biryoshye. Kora follow niba utarayikora, dukomeze twigane guteka. Mugire ibihe byiza.